kibazo mbaza Bibiliya ngo hano mbitware gute? Ese turi kumwe? Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigize gute? Nibwo mutazashobora gukora iryo kamere yanyu irarikira. Nuko ijambo rizaza rigatsikamira kamere, yajya kwega igasanga nta mbaraga igize gute ifite. Bwana sifiwe sana. Ari mu nzira ariko dufite umukiza utuyobora. Imana ishimwe. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abitesaloniki, ibice 5 murongo wa 23. 5:23 turihuta. Haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo Mwami wacu Yesu azaza. Imana itugirire neza. Tugende dusome mu Migani 4:23. Imigani 4:23 haravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana itugirire neza. Dusoreze muri Daniyeli ibice 6, turahera ku murongo wa mbere. Daniyeli 6 turahera ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, reka dusome haruguru nibwo byumvikana neza. Duhere ku murongo wa 29 w'igice kibanza cya 5. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Abakarudaya aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Murongo wa 2. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'ubwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Murongo wa 4. Ariko Daniyeli atona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko aho muca karongo, kuko umwuka mwiza cyane yarari muri we. Haleluya. Ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. 5. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro. Mwese muvuge ngo amina. Kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Imana ishimwe. Tugarukira aho ngaho. Mbanze nshimire abambanjirije, abavuga butumwa bambanjirije,
abana batoyo bagiye mu mwanya wabo, mu nyigisho zabo nibo batubimburiye. Amakorari yakurikiranye, mwese mwakoze, muba mwasenze, muba mwateguye, muba mwaduhaye ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Ndagira ngo tuvuge nk'Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza kubwo umwanya muba mwateguye kugira ngo dusangire. Twatangiye gufashwa, twumvise abakuramwe ibyabo babikuyemo. Nanjye rero ndaje nk'uko Imana yagambiriye ko uyu munsi turi buganire. Iki ni icyumweru cya gatatu cy'ukwezi. Ku cyumweru cya mbere twahaye abanyetorero ba hano, ni icyumweru twahariye abanyetorero ba hano, ndavuga ngo ni abadiyakoni, abari bo duha umwanya wo gutangira umwaka. Baduha umwe muri bo, niwe watwigishije. Murabyibuka neza? Murabyibuka? Yego, atwigisha kwegera Imana. Zaburi ya 73. Kwegera Imana niko kwiza kuri twebwe. Cyumweru cya kabiri twagize umushyitsi, murabyibuka. Nanone nari nkiri muri uwo mwanya wo guha abantu umwanya wo kwisanzura. Mushumba wayoboye hano namutumiye ngo aze agaruke, mwongere muramutse. Nawe twigisha ibyo gukiranuka, murabyibuka neza. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira. Muribuka intego dufite twese, twavuze tuzagenderaho muri uyu mwaka. Twavuze ko ari uguhinduka dusa na Kristo. Nibwo buzima bwacu, amanywa nijoro, nibyo uzajya usengera kugira ngo guhinduka kwawe kube gufite icyerekezo. Ugomba guhinduka ufite intego yo gusa na Kristo. Mu myitwarire ye, uko yitwaye, mu bikorwa bye, ibyo yashoboye gukora bitewe. Aho turavuga mu ruhande nk'umuntu wari wambaye umuntu, wari wambaye inyama n'amaraso, yari umuntu. Ibikorwa byose yakoze yaravuze ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza. Tugomba rero kumwigiraho ibyo yakoze byose, niko yabivuze. Hanyuma rero uyu munsi turakomeza ku icyo cyigisho, ariko mu gipande cyo guhinduka mu buryo bwuzuye, holistic transformation. Holistic transformation ukuvuga ni uguhinduka mu buryo bwuzuye. Kuri wa muntu twavuze ufite ibintu bingahe bimugize, niba twibuka neza? 3. Bingahe? 3. Ibi tuzabigarukaho kenshi kuko ntushobora guhinduka utimenye. Kwe kubanza kwimenya uriwe, ibikugize, imiterere yawe, noneho ukamenya nuko ubasha guhinduka. Uyu munsi rero turiga ku guhinduka kuzuye. Umuntu uhindutse mu buryo bwuzuye amera ate? Ese turi kumwe? Urugero tuza gushaka umuntu dushaka kurema, umuntu dushaka guhanga, reka mbivuge gutyo, numeze gute, kugira ngo tugire icyitegererezo. Nawe ujye wipima ureba aho ugeze, niba warahindutse koko mu buryo bwuzuye. Impamvu mvuze mu buryo bwuzuye nuko kenshi, ahanini reka mbivuge gutyo, amatorero akunda kwibanda ku kintu kimwe, ku gipande kimwe cy'ubuzima bw'umuntu, ku gipande cy'umwuka. Aho dufata umwanya wo gusenga cyane, aho dufata umwanya wo kuririmba, aho dufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, tuba turimo tugaburira igipande cy'umwuka. Haleluya! Hanyuma tukagaburira icyo gipande cy'umwuka, ariko kenshi tugasa n'abagarukira aho ngaho, titwinjire ku gipande cya kabiri cy'ubugingo. Igipande cya kabiri cy'ubugingo nicyo ndi butindeho uyu munsi. Ubugingo, haleluya! Igipande cya kabiri cy'ubugingo nibwo buzima bw'umuntu. Ni igipande kibamwe ibintu byose tubamo, niho hacurirwa imigambi yose mubona umuntu aba afite. Ndavuga ku byumba bigeze nko kuri 3. Ibyumba 3 bibamo, habamwe icyumba kimwe cy'umutima. Umutima mu Baheburayo bakita ngo ni reg
cyangwa se revavu bisobanura ngo ni isoko y'ibintu byose. Haleluya. Icyo cyumba cy'umutima rero kigira imiterere yacyo uko kimeze, niho haturuka indangagaciro. Haleluya. Indangagaciro z'umuntu, values, indangagaciro z'umuntu naho zituruka ni mu mutima. Muri uwo mutima niho habikwa ibintu byose. Twasomye ngo ujye urinda umutima wawe kurusha iki yemwe? Kuruta ibintu byose birindwa. Umutima ukwiye kurindwa mu buryo bwose, kuko niho hari depo, niho imigambi icurirwa, niho ibintu byose biba. Muri iki cyumba cy'umutima haturukamo ibirimo nibyo bisohoka, niho hafatirwa umwanzuro. Reka mbihere hejuru, reka mbanze mberaho amakuru aza aturuka hanze. Amakuru araza, ubwonko bukayakira. Ese turi kumwe neza? Ubwonko bwamara kuyakira buhita buyasunika ku gipande cya mind. Ubwo niki? Ni mu mitekerereze. Turi kumvikana neza? Imitekerereze igasesengura, ikanaliza aya makuru nakiriye ameze gute, agasesengura. Ashobora kuza ukiyumva, hari reaction ihita iba. Aya makuru uko ameze gute, igahita yohereza ku gipande cya feelings cyangwa se cya will. Aho ngaho muri will harimo emotions. Ese turi kumwe? Muri emotions aho ngaho niho haza kuzamo kuyasesengura. Niba je ari amakuru meza, mu maso hanjye harahita hacya. Siko bimeze? Nihamara gucya ndahita ngaragaza imyitwarire y'ukuntu nakiriye aya makuru. Ni amakuru meza, arashimishije, ndaseka, niba ngombwa nzamure n'ikiganza kubera ibyishimo ngeze gute. Mujya mubona abaririmba hano baririmba bakarimba bakatuvana mu myanya. Hari igihe rwose ibintu bya protocole n'umushumba ntanabyibuka rwose, ugasanga nagiye nataratse, biba byakoze muri cya cyumba. Amarangamutima hakazamwe aho ngaho. Noneho ashobora kuza noneho inkuru ari mbi. Inkuru yije ari mbi, mpita nikanga. Aho gucya mu maso ngira gute? Ndikanga. Iyo nikanze bizana umubabaro. Byazana umubabaro bikazana agahinda. Imyitwarire yanjye gahinduka. Umubiri wose ugahita werekana uko meze hirya. Siko bimeze? Ibyishimo, umubabaro, kwishima, guseka, kubabara, agahinda, byose biza muri icyo cyumba kijemo cya will. Hajemo ubushake, hajemo umuntu wese agahita yumva hari ukuntu ameze. Igahita isunika, bikagenda bikajya mu cyumba cy'umutima. Hirya gufata umwanzuro. Turi kumwe? Gufata umwanzuro w'ibiri bube. Niba yishimye, ubwo hari kiza gukurikiraho. Niba babaye, hari kiza gukurikiraho. Noneho hari kwemera cyangwa guhakana. Umutima ni uza gufata umwanzuro. Turi kumwe? Umutima numara gufata umwanzuro, kuri iyo decision niho hasohoka wa mwanzuro. Umubiri uba witeguye gushyira mu bikorwa umwanzuro uturutse hehe? Hirya mu mutima. Umuntu rero udakijijwe afite ibyo bintu ko ari bitatu. Afite umwuka, afite ubugingo, afite n'umubiri. Uyu mwuka, ubwo nsubiye ahandi, umuntu tutaganiriye ubushize wenda sinzi niba ari bubikurikire, ariko ngarutse kuri bya bintu bitatu bigize umuntu. Afitemo umwuka, esprit, yego, afitemo ubugingo, afitemo n'iki? N'umubiri. Mu bugingo niho maze gusobanura ibintu birimo. Mu mwuka niho twabonye habamo ubusabane n'Imana. Niho twabonye dufata umwanya wo gusenga. Niho twabonye umwanya wo kwegera cyangwa se wo kugirana ubwo busabane. Noneho umuntu akaba mu buryo bw'umwuka akaba yuzuye. Udakijijwe ntafata umwanya wo gusenga. Udakijijwe ntashobora gusoma ijambo ry'Imana ngo bitunge umwuka we. Umwuka wanjye rero iyo nta kintu kirimo uyoborwa na kamere.
kamere ibahe iba muri wa mutima. Haha ni muri wa mutima habamo kamere, habamo ibyaha, habamo kuvuga nabi. Iyo hatarimo kuvuga nabi, umwuka yaje, umwanya wo kuvuga nabi uvuga neza, kimwe gisimbura ikindi. Noneho uyu muntu udakijijwe ubuzima babayeho, kubera ko ayoborwa na kamere ye, ntashobora gukora ibyiza, kuko ibyiza bituruka ku mwuka w'Imana. Bwana sifiwe sana. Ibyiza bituruka ku mwuka w'Imana uza akayobora umwuka wanjye gutegeka ame, gutegeka soul, gutegeka ubugingo bwanjye ibyo bukora. Biri kumvikana neza? Ubugingo bwanjye buyoborwa nanjye, umwuka wanjye ni uyobora ubugingo bwanjye. Kandi umwuka wanjye iyo atayobowe n'umwuka w'Imana akora ibyo kamere ishaka. Niyo mpamvu Yesu we yabonye ko ari ngombwa ko aravuga ati umuntu nanyakira nzaza hanyuma tubane. Haleluya. Umuntu nanyakira, mwari uraza kuba hafi, turaza gusoma ahantu henshi cyane. Twagiye muri Yohana 14:23. Yohana 14:23 ndabifite hano, ariko mureke tujyane. Mugende mufata Bibiliya, turagenda tujyana. Yohana 14:23. Haravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda. Na data azamukunda. Mubyumve neza. Tuzaza wari inde nande, munsubize neza, inde nande Yesu. Bazagira gute? Tuzaza wari tugumane nawe. Haleluya. Wa muntu ntabwo akigizwa n'umwuka we, nta kigizwa n'ubugingo bwe gusa, nta kigizwa n'umubiri, habonetsemo irindi tsinda rije kubana nawe. Haleluya. Kubera ko yakunze. Nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye. Nimumara kuryita. Bibiliya y'Ikigiriki ntabwo ivuga kwitondera, ivuga tereo. Tereo biva ku ijambo rya terein, bivusobanura ngo nukubahiriza ijambo ry'Imana, kurishyira mu bikorwa. Iyo uvuze ngo kwitondera, ushobora kwitondera ikintu ukagihunga ukacyitaza. Ese turi kumwe? Ariko hano aravuze ngo nukubishyira, nushyira mu bikorwa ijambo rye, icyo rivuga akarikira mu bikorwa. Haleluya. Hanyuma aravuga, umva icyo Bibiliya ivuga. Icyo Bibiliya ivuga muri Zaburi 97:10. Ihute nyarutse, twihuse twagiyeyo. Wa muntu ntabwo akiri wenyine, haje itsinda riri kumwe na Yesu. Mwibuke ko Yesu avuga mbere y'uko aza, aravuga ngo nzabaha umwuka we. Deja umwuka wera arahari, noneho haje na data. Hari itsinda rya bangahe? Ubutatu bwera bwose buraje, buri muri wowe. Haleluya. Iyo bugeze muri wowe, ntabwo ari wowe ugifite ubushobozi bwo kugira ikintu na kimwe ukora, ahubwo ubwami bwose buba bwimukiye iwawe. Wanazifiwe sana. Ubwami bwose bwimukiye. Vuga ngo muri njyewe. Wowe vuga ngo muri njyewe. Bukiza ibintu bigira gute? Ibintu birahinduka. Wa muntu twabonaga ameze ukuntu, tukabona ibintu byarahindutse, atangiye kujya aririmba indirimbo z'amazamuka. Wanazifiwe sana. Yego, soma aho ngaho. Zaburi ya 97:10. Zaburi ya 97:10. Yego. Ngo mwabakunda Uwiteka mwe, mwanga ibibi. Mwumve neza. Tumaze igihe kinini tuvuga urukundo rw'Imana. Uyu munsi twahinduye, tuvuze urukundo dukunda Imana.
yego urukundo dukunda iki? Yavuze ngo ni mu nkunda. Yesu noneho ntabwo ari kuvuga ngo nadukunda, ahubwo ari kuvuga ngo mwebwe nimugira gute? Ni mu nkunda muzitondere ijambo ryanjye, yego. Hanyuma nimumara kubikora gutyo na data azabakunda. Haleluya. Nimumara gukunda na data azagira gute? Namara kubakunda tuzaza tubane. Haleluya. Nitumara kubana, umva ibikurikiyeho, bizagutera kwanga ikibi kubera ko ubwami bwageze muri wowe. Ntabwo Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bari muri wowe, ikibi kigifite ijambo muri wowe. Bwana sifiwe sana. Umva uko Zaburi yavuze rero 97 umurongo waho wa 10. Havuze ngo iki? Mwabakunda Uwiteka, mwabakunda Uwiteka mwe mwanga ibibi. Mwanga iki? Wahagaza. Mwabakunda Uwiteka mwe mugira gute? Gukunda Uwiteka si amagambo. Gukunda Uwiteka si ukubiririmba gusa. Gukunda Uwiteka ni ukubishyira mu ni ukwanga iki? Igihe cyose uzaba uri kurwana intambara zo kurwanya ikibi, uzaba uri mu murongo w'Uwiteka. Haleluya. Uzaba werekana urukundo ukunda iki? Imana. Nuyikunda nayo izagukunda. Nigukunda ize mubane. Haleluya. Umva uko avuze rero, mwabakunda Uwiteka mwe mwange iki? Ibibi. Komeza. Arinda ubugingo bw'abakunzi be. Agira ati ngo agira gute? Noneho wabyumvisa ko wa muntu w'umwuka afite Umwuka Wera. Turi kujyana neza? Umwuka Wera yaje kubana nanjye, Imana yaje kubana nanjye, turi kumwe hariya. Hanyuma umva inshingano za mbere, ngo arinda ubugingo bw'abakunzi be. Haleluya. Arinda ubugingo bw'abakunzi be. Yego. Umurongo ukurikiyeho, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Ariko Mana yo mu ijuru we, abakiza iki yemwe? Ufite ubwoba bw'abanyabyaha nuko udakunda Yesu. Ariko nuba ukunda Imana, ubwoba nibugira gute? Ubwoba abakiza amaboko y'abanyabyaha. Ntaza ngo abeme gusa, ahubwo hari icyo akora. Ashyiraho uburinzi. Bwana sifiwe sana. Ashyiraho iki? Ukagenda mu muhanda ugasanga bateze, akabashyizeho iki? Ati cahanga hanyura hano. Uburinzi. Yagenda atoye. Umwuka ati cahano. Umwuka naza azabayobora mu kiyemwe. Mukuri kose. Abagenda pita hapa, pita hapa, pita hapa. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Oh, haleluya. Abanzi bagasigara bakanuye iki? Bakanuye amaso bateko tuzamukura he? Mwamukura he ko arinzwe? Mwamukura he ko afite protection? Mwabikura he ko afite ibyanditswe? Mwamukura he ko afite ubudahangarwa? Oh, haleluya. Amen. Bazavuga ariko bizahera mu kuvuga. Ariko nta kintu bazagutwara kuko wamenye password. Bwana sifiwe sana. Password yawe ni iyi, mukwanga ikibi. Ko wanze ikibi niko Imana ikwishimira. Uko kwishimiye nikiza ngo mubana. Uko mubana ni kwiguprotege. Uko mubana ni kwikurinda. Ni kuguhibya ibyanditswe byera. Bwana sifiwe sana. Amen. Yego. Mbabiri kivuga iravuga ngo nabikiye ijambo ryawe muki muri cya cyumba twavuze ngo kugira ngo urumva ikintu gituma udacumura nuko uri umuntu urya ijambo. Urya iki? Ijambo. Yavuze ngo mwitondere ijambo. Ijambo iyo riri muri wowe riragenda niryo. Ijambo ryawe Mana nibyo kurya bigira gute? Musubize ritunga ubugingo. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'ubugingo bwacu. Bwana sifesa. Hanyuma umubiri urya iki? Umubiri urya iki? Musubize. Umubiri urya iki? Kawunga n'umuceri. Aha, iyo ryo ntabwo yuzuye. Iryo yuzuye barya iki? Ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, n'ibitera iki? Muzi kubirya neza? Muzi kubitapfuna neza? Muba mugambiriye iki?
mubamugambiriye iki? Amaraso yafungutse. Urakoze cyane. Uyu mwana disi we, bana ko bareki rwose. Uyu mugisha rero nimubona yawubonye muzatangire mununguniki. Nimuzanunguniki, Imana iguhe umugisha rwose kugirire neza. Urakoze cyane. N'umudiyakoni mwiza, umva nguzamuye mu ntera. Yesu nashimwe. Tugiye kwinjira rero mu isomo ryo kugerageza uko tubayeho. Tubonye ko ubugingo butungwa n'iki? Ubugingo butunzwe n'iki? Butungwa n'ijambo, bugasomeza amasengesho. Mvuze ngo iki? Ubugingo butungwa n'iki? Ijambo ry'iki? Igasomeza iki? Aha, twabonye ko umubiri urya iki? Indyo igize gute? Hanyuma umubiri iyo muwugaburira neza muba mugambiriye iki? Munsubize. Kugira ubuzima bugira gute? Kugira ubuzima muwugaburira kangahe? Munsubize, kangahe ku munsi? Hano bavuze gatatu, mwebwe ni kangahe? Namwe ni gatatu, hariya ni kangahe? Mufata ka breakfast kuzuye kameze neza, si byose? Haba harimo agapotage, haba harimo amagi, haba harimo utubuto, haba harimo icyayi cyiza cy'amata. Ndavuga ko bashobora kubigeraho, abatarabigeraho mwihangane namwe, biri imbere hariya biraje. Yego, hanyuma ibyo byose biraza rero, turi kumwe? Aha, hanyuma rero uyu mubiri iyo waguwe neza abantu bajya babimenya. Munsubize, umubiri wawe witayeho neza bajya babimenya, biragaragara, amaso akabibona. Yego, turi kumwe? Aha, icyo gihe n'uturwara twa feke ntabwo tugira gute? Ntabwo tugeraho. Reka haza ikibuniko, abantu bafite imirire mibi bagatangira kwifubika mu bikoti, ibintu bikaza, ibintu bikagenda bigacika, kubera ko imibereho yabo imeze gute? Barwaragurika kenshi kubera ko nta bivumbikisho bagize gute? Sibyo mvuze? Ntabwo ari byo. Murandeba nabi se? Sibyo ndi kuvuga? Yego, ariko umuntu ufite ibivumbikisho bizima, yego, n'indwara iraza ikomeye ngo icyorezo cyaje, ugasanga ngo cyamufasha ari kuriya n'icyagize gute? Yari imbuto, afitemo calcium, afitemo vitamine C. Turi kumwe neza? Aha, arakomera rero. Hanyuma se umuntu we ko twabonye ko ubugingo nabwo bugaburirwa kangahe? Aha, munsubize, mbabaze, mukunda ubugingo cyangwa mukunda umubiri? Munsubize cyane, mukunda ubugingo cyangwa mukunda umubiri? Aha, banze kunsubiza. Mukunda ubugingo cyangwa umubiri? Aha, bamwe bambwiye ngo bakunda ubugingo, abandi bavuze ngo bakunda byose. Abakunda ubugingo cyane kurusha, ni iki mukunda cyane kurusha ikindi? Munsubize, ni iki mukunda cyane kurusha ikindi? Ari ubugingo n'umubiri, ni iki mukunda cyane? Ubugingo. Muzamura ibiganza b'ubugingo rero ahantu ureba. Iki yewe, ubugingo nibwo mukunda cyane kurusha iki? Ese kwa masaha yanjye ari kugenda kandi ngifite ibintu byo kuvugara, ari kugitangaza kiragwira. None se ko twabonye ko ubugingo, umubiri umuntu abugaburira gatatu, umubiri umuntu abugaburira kangahe? Daniel ngo yasengaga kangahe? Gatatu ko, ariko arya n'iki? N'ijambo. Ntabwo ari gusenga gusa. Gusenga, twavuze ko gusenga bijyana n'iki? N'ijambo. Iyo usenga cyane udasoma urayoba. Muzababona abantu benshi baba mu butayu, benshi n'abayobe byararangiye. Bahora bavuga inyoni iratambuka bati ngiye Imana iraje.
igisimba cya ati ngiyo dore satani ngo nawe waraje. Bahura muri ibyo gusa ariko nta jambo. Ijambo ribabwira Yesu ari kurwana na Satani. Ntabwo yavuze ngo pu batoka Satani ngo ndakwirukanye ngo mu izina rya Yesu. Ntabwo ariko yabigenje. Yaravuze ngo haranditswe ngo ngiye intwaro umuntu atwara atera Satani. Ni ijambo ry'ikiyemwe. Abari ari mu buge ngo amina. Mwongere ngo amina. Ijambo ry'Imana ni inkota yanjye. Amina. Iyo nifite aho ngeze mu kibazo mbaza Bibiliya ngo hano mbitware gute? Ese turi kumwe? Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigize gute? Nibwo mutazashobora gukora iryo kamere yanyu irarikira. Nuko ijambo rizaza rigatsikamira kamere. Yajya kwego igasanga nta mbaraga igize gute? Ifite. Bana sifiwe sana. None reka mbaze ijambo ry'Imana muri somo ryari? Bibiliya yisomye chapitre 3 ku munsi. Hari umuntu nagushimye ari Sekabuka. Imana iguhe umugisha. Dufite abantu bamaze imyaka mu itorero batarasoma na Bibiliya n'umunsi n'umwe. Ngo bayitehere mu itangiro bagere. Kandi barahari benshi. Bakamara imyaka. Umva icyo nkubwira rero. Iyo usomye Bibiliya chapitre zingahe? 3 ku munsi. Umwaka wose ubugize gute? Ubu yirangije. Nukuvuga rero niba ufite isahani bakuzaniyeho hariya kawumurete. Ugiye gutunga iki? Umubiri. Ukwiye kwibuka ko n'ubugingo nabwo bugize gute? Iyo ubugingo nabwo butariye ikibazo kigira gute? Ni mumbwire. Iyo ubugingo butariye bumererwa gute? Munsubize korari. Bugira gute? Burarwara. Burwara inzoka se? Iburwara iki se? Burwara iki? Burwara? Ni mundiza amashyi mushimira aba bantu bazi ibintu. Ahisemo ayo mashyi ni muyongera. Burarwara. Butangira kwigiza iki? Ibyaha. Kubera ko nta kintu kirimo. Burarwaye bwarananutse burenda gupfa. Nikirenze hirya bwa kisinza ari igiki. Ariko nta kabaraga zigize gute? Ikibazo iyo kije kuri bagisanga nta kintu agize gute? Yibitseho niko abantu bajye bavuga. Nta kintu agize gute? Yibitseho. Bamvuze ngewe ntabwo uzi ko bamvuze. Ngewe nzaho abantu reka bakuvuze. Urasakuza bitewe nuko nta kintu. None se Yesu ko bamuvuze byatumye atagera ku ntego. Musubize yemwe. Intego yayigezeho. Intego Yesu yayigezeho. Ese baramuvuza cyangwa baramuretse? Baramututse ntibamututse. Intego yararetse se? Ntabwo Yesu. Twasomye hano muri Daniel. Umva yavuze ngo ubugingo bwa Daniel nibwo turi kureba. Nicyo cyitegererezo turiho tureba. Daniel yarameze gute? Twasomye ngo Daniel igice cye cy'umwuka cyari cyuzuye. Haleluya. Cyari cyuzuye ijambo ry'iki? Byari cyuzuye no gusenga hamwe n'ijambo. Mwibuke ko twavuze icyo ni igipande cy'umwuka. Kubera ko yakunze Imana, Imana n'umwana n'umwuka wera baramanutse bose bicara muri Daniel. Asigara atari wikiyobora ubuzima bwe. Haleluya. Niyo mpamvu bamaze gutwarwa bunyago. Daniel yatwawe bunyago mu gihe cy'umwami Yehoyakimu. Hari mu mwaka wa 600 gutyo na 5 niho bamutwaye. Bamujyana i Babuloni ari inzira karengane. Azize ibyaha bya base nabande nabaseku. Nta cyaha yari yagize gute? Yari yakoze. Ariko mu mutima we yaravuze ngo nubwo batujyanye mu gihugu kitari icyacu, Uwiteka Imana yanjye nzakomeza kuba umuheburayo mu mutima. Naho nagira ubuzima bubi sinzareka kuba umwiringirwa. Niko bire yavuze. Haleluya. Ngo kuko yari umwiringirwa ntabonekaho n'iki? N'amafuti.
mu mutima we ngo aragambirira, agambira mu mutima. Igice cya mbere umurongo w'8, nimuhasome mwihuta. Igice cya mbere umurongo w'8 murahazi, reka nihute. Ngo maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'iki by'ubwami. Umunyantege nkeya ufite ubugingo burwaye ukamubwira ngo wari umunyagano, kurya byari ishida, ikibazo cyawe nje kugikemura. Turi kumwe? Ikibazo cyawe nje kujya gute? Je kugikemura. Noneho ngo batoranya abana b'abanyabwenge, ngo bakomoke ibwami, ngo babahanga mu by'ubumenyi, ngo basore beza. Daniel na bagenzi be babonekamo. Hanyuma rero ngo hageze rero baramubwira bati wowe ugize amahirwe, ugiye kurya umwami agira gute? Aryaho n'ibyanywa nibyo bazakugaburira. Ngo imyaka ingahe? Imyaka 3. Imyaka 3 nishira bazabone kubamurikira umwami mwizi mico y'abakarudaya n'ururimi rwabo. Ese turi kujyana neza? Aha, Daniel ngo acyumva iyo message, twigeze tuvuga ngo hari ikintu kiza mu bwongo kigahita cyohereza muri mind igasesengura, igahita yohereza muri will, mu bushake. Yahise yikanga aravuga ati nubwo inkuru yari nziza ariko kuri ngewe ntabwo nyakiriye neza. Turi kujyana neza? Ahita yohereza mu mutima, umutima ufata icyemezo, uramubwira ngo Daniel nupime kurya kw'ibyo biryo, nupime no kunywa kuri ayo mazi. Ahita ategeka umubiri we wari ushonje, aravuga ngo wa mubiri we wakire aya mabwiriza, ihanganira ubuzima tubayemo, ariko izina ry'Imana yacu rikomeze guhabwa icyubahiro. Wanazihiwe sana. Ntabwo umubiri utegeka ubugingo ku muntu uhagaze neza, ariko umunyantege nkeya umubiri utegeka ubugingo. Irari ry'umubiri ritegeka iki? Ubugingo bwe buba burwaye, nta kintu kiri. Ariko izi nyigisho muri kuzumva neza, muri kunsengera nibura ngo byinjire neza. Aha, iyi nyigisho ni ishingiyeho ibyo twise holistic transformation. Kuba umuntu wese ahindutse mu buryo bw'imitekerereze, akaba ahindutse mu buryo bw'umwuka, akaba ari smart mu mwuka. Ese turi kumwe? Akaba ari smart mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ubuzima, mu mitekerereze ye, mu mikorere ye, mu mibadire ye n'abantu, mu kazi akora. Bakavuga bati uyu mukozi nta wundi twabona umeze nk'uyu nguyu, kubera ko cya gice cy'ubugingo bwe abasha kukiyobora no kugitegeka. Nta by'ubupfu, nta bupfafa, nta bugoryi, nta cy'ubugoryi agira gute? Akora. Ntiwamuha ibyawe ngo akwibe, ntiwamuragiza ibyawe ngo abinyereze, ntabwo abicishe hirya hariya. Ahora ashakisha uko yateza imbere ibyo akora. Niko Daniel byamugendekeye. Aho ngaho abafashe icyemezo. Reka mpave mu gice cya mbere umurongo w'8. Agifata icyemezo. Haleluya. Imana ihita iteza inzozi zidasobanutse ku mwami, zidasobanutse izishurira nde? Daniel w'umwiringirwa wegereye Imana ajya kuzisobanura. Uwo ni umwami Nebukadineza. Ndihuta. Mwami yamukurikiyeho ni Berushaza, aragenda nawe arati izindi nzozi murazibuka neza. Mwabona ikiganiro cyanika hehe? Kurusika. Ibyo murabyibuka. Nabyo arabimubwira. Akimubwira ati uyu munsi bitangazwe neza ko Daniel uzaba umwe mu 3 bayoboye. Niho twasomye. Yego. Akibivuga atarika Imana yakugaye, yagupimyira kugaya, iminsi umaze yakugaye, none ubuyobozi bwawe bushyizweho iherezo. Ngo uwo munsi aricwa hima umwami Dariyo. Niho twasomye. Se mwabyumvise neza? Akimara kumva umwami Dariyo nawe rero araho aravuga atarika igihugu cyanjye ndashaka kukigabanyamo intara 120 kugira ngo ndapfirwe ubusa. Ariko muri izo ntara hagomba kugira aho baripotinga. Reka ngireho abantu 3 babizerwa. Turi kujyana neza? Babizerwa bajye bakiriye ibituruka mu ziriya ntara. Ashyiramo 3. Ubwo tuvuge ko umwe yaburaga nk'intara 40. Muri abo ngabo ngo umwe yarinde. Niba mwankurikiye ntimumvune rwose. Ngo yari mashaka abantu tujyana neza kandi turi kumwe ndabibona. Yarinde. Bibiliya yavuze ngo yendaga kumwegurira iki? Igihugu cyose. Impamvu ni iyi. Aho niyo mpagaze. Impamvu ngo ni iyi. Ngo nuko yarari mu mwuka mwiza. Haleluya. Ntabwo mwabyumvise Mana we.
ngo nuko yarari mwiki, nuko Danieli yari umunyabwenge, nuko Danieli yari umuhanga mu bye. Oya, ibyo yararimo byose nukubera umwuka mwiza wari umurimo. Uyu mwuka mwiza umwuka mwiza wari muri Danieli. Nagiye kubaza Bibiliya y'Igiheburayo, ese uyu mwuka mwiza wari muri Danieli ni bwoko ki? Bibiliya irambwira ngo ni ruha yatira. Ruha yatira bisobanutse, ruha ni umwuka, yatira ngo ni ikintu kire excellent. Ese murabyumva neza? Ikintu cyiza bigize gute? Birenze. Aravuga ngo umwuka wari muri Danieli yakoze ibirenze by'abantu bashobora gutekereza. Bwana zifiwe sana. Uwo ni umwuka w'Imana wari uri muri Danieli, ni wamushoboje gukora ibintu byose. Noneho bamugirira ishyari, bati ishyari ritari haguruka, muri haguruke. Baba ni bose 120 n'abatware wabo n'abanyamategeko bose ngo bagambirira kureba uburyo Danieli bamukura kuri uwo mwanya, kuko bamaze kubona ko yatonye ku mwami cyane. Ishyari rigira gute? Riravuka. Ishyari nirivuka ugomba kuba ufite protection. Ariko sinzira mu nyumva Mana yanjye, niba ari Imana nimuyayihereze rwose. Ukwiye gushaka ubwishingizi butari ubwa assurance zisanzwe hano. Ugomba gushaka ubwishingizi bwawe, ukajya uvuga ngo ariko data n'umwana n'umwuka wera ubundi baba muri nge. Ibyo nkora bigaragaza ko abamo. Ese turi kumwe? Mbere yo kuvuga ujye ubanza utekereze ibyo ugiye kuvuga. Muri cya cyumba navuze gisohora, cya cyumba gisohora haba habaye urugamba rwinshi mu mitekerereze iri hano mu mutima. Mayindi iba yakoze, hanyuma hati cyangwa se icyo bita cardia iba yakoze. Eza turi kujyana neza. Hanyuma bikaza guhereza umutima uza gufata iki? Umwanzuro. Jya ubanza urebe mbere yuko ushyira mu bikorwa umwanzuro wafashe niba umwuka w'Imana ari muri wowe. Ntago nziramo byumvise Mana yanjye. Amen. Ndashoje amasaha ntankundiye, ndi gusoza. Ndakwifuriza guhinduka rwose, ugahinduka wese. Danieli yahindutse mu mitekerereze, yahindutse mu buryo bw'umwuka, ahinduka no mu buryo buri puske. Puske nababwiye ko ari iki? Ko ari ubugingo. Puske. Yego. Muvuge Zoe. Zoe, musubiremo Zoe. Zoe. Musubiremo Zoe. Zoe. Puske. Soma. Aha, soma ni umubiri. Puske ni ubugingo. Hanyuma Zoe ni eternal life. Ubugingo bw'iki? Bw'iteka. Haleluya. Ubugingo bw'iteka rero ni bwizana, buzanwa na Kristo. Kristo yaje azana n'ubugingo bw'iteka. Hanyuma ubwami bwose bikimukira iwawe, ugasigara ugenda. Bati ntabwo ari umuntu ugenda, ndabona ari Kristo ugendera muri we. Haleluya. Ntabwo ari we, ahubwo ni Kristo uri muri we. Nibyo akora byose si ubikora, ni Kristo uri muri we. Ndiho ndasoza. Danieli baramugambanira ngo ari ku mwami ntiyagira ikosa na rimwe. Baramugambanira, baravuga bati tumubuzeho ikosa cyangwa iki igicumuro. Bibiliya y'Igiheburayo iravuga ngo bamushakagaho ira bisobanura ngo iki? Ngo ni occasion. Nuko gushakaho iki? Impamvu utumva akagushakisha. Reka tujye mu bitabo turebe ko yatumije inama akagira ibyo avuga bitameze neza. Reka turebe niba hari aho yasinye ibyo atagombaga gusinya. Reka turebe mu nyanzuro twafashe. Reka turebe mu by'amategeko niko biratubwira. Kwani wibuke ko yari wa gatatu kuki yari promiye bashakisha mu buzima aho yakoze baburi iki? Baburi kosa. Ndakwifuriza kuburi kosa gukora. Ndakwifuriza kwa gukora bazajya bavuga bati uri umwiringirwa. Haleluya. Nimuyakomereye umwami wanyu rwose. Umwami wacu. Bamuburaho iki? Niba mwumvishira isomo ni iki?